indwara y'igisukari diyabete. Ikaze ku murongo wanyu TheHealth@Olivier, umurongo bagezaho ibiganiro bitandukanye byerekeranye n'ubuzima. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ndwara y'igisukari cyangwa se izwi nka diyabete mu ndimi z'amahanga. Muri kumwe nanjye Ahishakiye Gadi, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuzima mwaka wa 3. Wakwibaza ngo ese diyabete, igisukari, iyi ndwara imeze ite, iteye ite? Ni iki kigaragaza ko umuntu afite indwara ya diyabete? Indwara ya diyabete ni indwara ibaho igihe umuntu afite isukari nyinshi mu maraso. Ese biba byatewe n'iki kugira ngo isukari ibe nyinshi mu maraso? Mu busanzwe ni ukuvuga ngo isukari turayikeneye cyane kuko niyo ibasha kuduha imbaraga, mugenda mubyumva mu biganiro bindi tuvugaho. Ni ukuvuga ngo umubiri ufata isukari ukayikoresha binyuze mu mwuka duhumeka, isukari igashwanyagurika igatanga imbaraga umubiri ukoresha nk'imbaraga dukoresha mu buzima bwa buri munsi, bituma umubiri ukomeza kubaho uko bwije n'uko bukeye. Rero igihe yabaye nyinshi mu maraso bivuze ko itari gukoreshwa n'umubiri ku buryo bukwiriye. Rero iki gihe nibwo tuvuga ngo hari indwara ya diyabete. Fata ibipimo, fata ibizamini, hanyuma bikagaragazwa n'imibare igaragara mu bipimo byafashwe by'isukari mu maraso, iba yagiye hejuru y'ikigero gisanzwe mu buzima bwa muntu. Rero ubwo icyo gihe nibwo tuvuga ngo umuntu afite indwara ya diyabete cyangwa se iyi ndwara y'igisukari. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara y'igisukari irimo amoko abiri y'ingenzi turebaho. By'umwihariko turaza kureba ku bwoko bumwe. Ayo moko abiri turakoresha ururimi rw'icyongereza tuvuga ubwoko bwayo. Ubwoko bwa mbere tubwita diabete mellitus, ari nabwo tubona cyane bukunze kugaragara bujyanye n'isukari cyane. Ubwoko bwa kabiri bwitwa diabete insipidus. Iyi diabete ntabwo ikunze kuboneka cyane, ariko nayo ni ubwoko bwa diabete bwo ntabwo bugendana n'isukari cyane, ahubwo biba biva ku musemburo ushinzwe gutuma amazi mu mubiri yongera kwakirwa n'umubiri yakaba yasohoka. Iki gihe ntabwo umusemburo uri gukora neza, umuntu agakenera kwihagarika kenshi. Iyo niyo twita diabete insipidus. Noneho rero iyi diabete mellitus twavuze turi butindeho, iyi yo ni diyabete by'umwihariko, ni nayo akenshi uzumva bavuga ngo diyabete igisukari, kuko iterwa n'imikorere y'isukari n'imikoreshereze y'isukari mu mubiri. Kugira ngo isukari ibe nyinshi mu maraso biba byatewe n'iki rero? Dufite ingingo dufite cyangwa se inyama zo mu nda zikora mu buryo butandukanye kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Tubona dufata ibyo kurya bikagenda bikajya mu gifu. Hari inyama rero zikenerwa, hakenerwa imisemburo ndetse n'ibindi tuzi nka enzyme mu rurimi rw'icyongereza bikenerwa kugira ngo ibyo twariye bibashe guhindurwamo ibigenda mu maraso bitunga umubiri. Rero iki gihe isukari, dufite inyama y'ingenzi, inyama yo mu nda twita urwagashya cyangwa se pancreas mu cyongereza. Uru ni urugingo rukomeye cyane rukora mwuku gukoresha isukari ku mubiri. Igihe rero urwagashya rufite ikibazo mu gusohora imisemburo ikoreshwa n'umubiri kugira ngo ikoreshe isukari, icyo gihe nibwo havuka iki kibazo cya diyabete. Bwa mbere dufite ubwoko bubiri bw'iyi diabete mellitus cyangwa se ubwoko bwa diyabete ijyana n'isukari cyangwa se n'imikorere y'urwagashya. Ni ukuvuga ngo iyi diabete mellitus irimo ibyiciro bibiri. Hari diabete mellitus icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri, type 1 and type 2. Ni ukuvuga ngo type 1 nk'uko nabibabwiye, urwagashya nk'urugingo rw'ingenzi, urugingo rw'ingenzi, inyama dufite mu nda ikora imirimo myinshi mu igogora. Iyo urwagashya rufite imisemburo ibiri rusohora ifasha mu mikoreshereze y'isukari. Umusemburo wa mbere ni insuline. Insuline ni umusemburo w'ingenzi cyane mu gukoresha isukari. Tukagira n'undi musemburo wa kabiri witwa glucagon. Umusemburo wa insuline utuma isukari ikoreshwa n'umubiri. Ni ukuvuga ngo isukari, insuline ituma umubiri ukoresha isukari kandi ukongera gutuma isukari yari iri mu buryo bwa glucose mu maraso ihindukamo isukari ishobora kwibika mu nyama, mu mikaya, muscles,
ndetse no mu mwijima. Iyo sukari ihindukamo tuyita glycogen. Ibyo biba bikozwe na insuline, ituma umubiri ukoresha neza isukari, kandi isukari yaba nyinshi ikabasha kujya kwibika mu mikaya. Rero umusemburo wa kabiri wo nk'uko nabivuze witwa glucagon. Uyu musemburo wo utuma igihe isukari ibaye nkeya, tuvuge nk'urugero ntabwo uri kurya ibyo kurya bikize ku masukari, uyu musemburo wa glucagon utangwa n'urwagashya, bigatuma umubiri hahandi ya masukari yibitse mu buryo bwa glycogen yongera guhindukamo glucose ifasha umubiri. Rero iyo tureba diyabete yatewe no kubura k'iyi misemburo cyangwa se imikorere idakwiriye cyangwa se imikorere itanoze y'iyi misemburo, nk'uko nabibabwiye muri diyabete mellitus harimo ubwoko bubiri. Icyiciro cya mbere ibaho igihe rwagashya, rwa rugingo wa mukaya w'ingenzi dufite, igihe urwagashya rutari gutanga umusemburo wa insuline ku buryo buhagije, cyangwa se ntirube ruri kuwutanga. Iki gihe nibwo tuvuga ngo ni diyabete type 1 cyangwa se diyabete y'icyiciro cya mbere. Aha ni ukuvuga ngo umuntu aba ari kurya ibyo kurya bifite isukari, hanyuma isukari ikajya mu maraso ntibashe gukoreshwa n'umubiri, nk'uko twabonye ko uyu musemburo wa insuline ufasha umubiri gukoresha isukari mu buryo bunoze, kandi ukongera gutuma isukari yo mu buryo bwa glucose ihindukamo ijya kwibika ari bwo buryo bwa glycogen. Rero iyo uyu musemburo wa insuline utari kuboneka ngo umubiri ubashe gukoresha iyi sukari ndetse yongere guhindurwamo ijya kwibika, icyo gihe isukari ikomeza gutembera mu maraso, kandi iyo sukari ntibashe kwakirwa n'umubiri ngo ibashe gukoreshwa. Aribwo rero tuzafata ibipimo mu maraso tugasanga harimo isukari irenze urugero rukwiriye. Icyo gihe tuvuga ngo ni diyabete type 1 cyangwa se diyabete icyiciro cya mbere. Aha ngaha iyi ni indwara y'ubwoko bwa mbere ikunze kugaragara cyane mu badolesa. Iyo tuvuze adolescent cyangwa se adolesa, ni abantu bari hagati mu myaka 12 bagera guhera ku 10 kugenda ukazagera kuri 19. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ikunda kwiganza mw'iki kigero cy'aba bantu. Rero iyi ndwara yo mu bwoko bwa mbere iyo umuntu ayifite, ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso agira. Bwa mbere twavuze ku isukari nyinshi, icyo ni igihe dupimye mu maraso, ibyo bigaragazwa n'uko twapimye mu maraso. Ikindi rero ikintu kiba ku muntu ufite iyi diyabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa se yo mu cyiciro cya mbere, ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bitatu turi buze no kubona ku bundi bwoko bwa diyabete. Mbega diyabete muri rusange iyi mellitus turi kuvugaho, hari ibintu bitatu by'ingenzi cyangwa se ibimenyetso bitatu bigaragara ku muntu ufite iyi diyabete. Ikimenyetso cya mbere ni ukugira icyaka cyinshi. Umuntu ufite ubwoko bwa diyabete ufite isukari nyinshi mu maraso ahora yumva afite icyaka, yumva yifuza kugira ibyanywa. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukwihagarika cyane. Umuntu ufite diyabete ahora yumva ashaka kwihagarika, yumva ashaka guhora ajya kwihagarika. Ikimenyetso cya gatatu ni ikimenyetso cyo kugira inzara cyane. Umuntu ufite ubwoko bwa diyabete nk'uko twabibonye, niba umubiri utari kubona isukari ihagije kubera ko utari kuyakira kuko wa musemburo wa insuline wabaye mukeya, icyo gihe umuntu azumva ashonje, umubiri uzabura imbaraga, kandi mu by'ukuri isukari irahari ariko kubera itari gukoreshwa azabura imbaraga, yumva akeneye guhora ararya cyane. Ibyo bimenyetso bitatu ni ibimenyetso kuri diyabete bikunda kugaragara, bihora bigaragara. Ikimenyetso cyo kugira icyaka, kumva ushaka kurya cyane ndetse no kwihagarika cyane. Rero tutarava kuri ubu bwoko bwa mbere cyangwa se iki cyiciro cya mbere diyabete type 1, iyo umuntu afite nyine diyabete isukari nyinshi mu maraso yatewe n'uko insuline zabaye nkeya cyangwa se umusemburo wa insuline wabuze, umuntu aba afite intege nke, fatigue. Umuntu akaba yumva arananiwe buri gihe. Birumvikana neza ko ntabwo umubiri uba uri kubona isukari yo gutuma ubona imbaraga mu buryo bukwiriye. Rero tuzatinze, reka tujye kuri diyabete yo mu cyiciro cya kabiri, diyabete mellitus type 2. Diyabete type 2, iyi diyabete yo ibaho mu gihe isukari nayo igaragazwa n'uko isukari ari nyinshi mu maraso, ariko yo ibaho igihe za insuline zirahari. Wa musemburo twabonye utuma umubiri ukoresha isukari witwa insuline uba uhari.
ariko mu mubiri cyangwa se mu tunyangingo tugize umubiri tugomba gukoresha isukari kugira ngo umubiri wose ubone imbaraga. Kugira ngo turabizi hari utunyangingo dutoya twitwa selile cyangwa se seli mu cyongereza. Izo seli nizo ibikorwa byose biberamo, hanyuma bigatuma umubiri ugira imbaraga ndetse ugakora n'ibindi bintu bitandukanye. Rero hari utunyangingo dushinzwe kwakira ya insuline, wa musemburo, kugira ngo ya sukari ikoreshwe n'utunyangingo two mu mubiri ndetse yongere gufata kuva muri glycose mu bwoko bwa glycose cyangwa se muri forume ya glycose ihindukemo glycogene ibasha kwibika. Rero icyo gihe utwo twakira gukoresha glycose, twakira insuline kugira ngo igene imikoreshereze ya glycose, ntabwo tuba dukora neza. Utwo twitwa amareceptors cyangwa se receptors mu rurimi rw'icyongereza. Utwo dushinzwe kwakira insuline hanyuma kugira ngo dukoreshe isukari ikoreshwe n'umubiri ndetse ibashe guhindukwamo glycogene ijye kwibika. Icyo gihe ntabwo tuba turi kwakira iyo insuline. Iyo niyo twita diabetes type 2. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umuntu aba mu mubiri haba harimo insuline, ariko utu receptors cyangwa se udushinzwe kwakira iyo insuline ngo itume isukari yo mu buryo bwa glycose ihindukamo glycogene, ntabwo tuba turi kuyakira. Iyi ndwara rero ni indwara ikunze kugaragara cyane abantu bari mu byago byo kurwara iyi ndwara ni abantu bafite umubyibuho ukabije, obesity. Hano kuri DELF_Olivier twabivuzeho mu bihe byatambutse ndetse dukomeza no gucukumbura ngo turebe ese umubyibuho ukabije bimeze bite. Mujye munaduha comment kugira ngo tumenye nimba ibyo bintu byarabafashije mwarabyumvishe. Ni ukuvuga ngo rero umubyibuho ukabije ni kimwe mu bintu bibasha gutuma utu receptors cyangwa se dushinzwe kwakira izi insuline tutabasha gukora neza. Insuline ikaba ihari, isukari ariko ntihinduke. Umubyibuho ukabije ni kimwe mu bintu bibasha gutuma ibi bibaho, obesity. Ngira ngo ikiganiro cya obesity kivuga ku mubyibuho ukabije kigeze gutambuka hano kuri uru rubuga, aho twabonye nyine uyu mubyibuho ukabije ufite ibindi byago byinshi byuririraho. Rero ni diyabete nayo irimo. Iyi diyabete irimo mu bituma mu byuririra cyangwa se mu biza nk'ingaruka z'iki kibazo cy'umubyibuho ukabije. Ikindi kigaragara ni uko bishobora kuba genetically. Uko twatangiye tubivuga, ntabwo diyabete ari indwara yandura, ni indwara itandura. Twavuze ko ari non-communicable disease, ariko hari uburyo bushobora kubaho bitewe n'uko ari uturemangingo tubikora, ikaba habaho ihererekanywa biva nko ku mubyeyi bijya ku bisekuru bizamukurikira. Ariko ibyo ntabwo bikunze kuba cyane, ariko nabyo birashoboka. Rero ubwoko bwa mbere ndumva mwabwumvise neza, ndetse n'ubwoko bwa kabiri cyangwa se diyabete yo mu cyiciro cya kabiri yumvikanye neza. Rero hari indi diyabete ibaho. Iyi diyabete ibaho tuyita gestational diabetes cyangwa se diyabete umuntu agira atwite. Nayo irangwa no kugaragaza isukari nyinshi mu maraso ariko mu gihe umuntu atwite. Kuko igihari nuko iyo umuntu agaragaraho ni diyabete igihe atwite, iyo amaze kubyara ibyo birarangira, akazongera agasubira ku kigero cy'isukari isanzwe. Birumvikana neza ko ikiba cyayiteye imbaraga ari ukuba umuntu atwite. Iyo yitwa gestational diabetes. Rero mu by'ukuri indwara ya diyabete ni indwara igaragara mu bantu benshi ndetse iteje ikibazo cyane, kuko wenda tuzabireba mu kindi kiganiro tuzakora ku bijyanye n'ingaruka zayo cyangwa se complication mu rurimi rw'icyongereza ziza ku muntu ufite diyabete. Diyabete ni indwara ikwiriye kwirindwa. Kuvuga ngo tuzategurira ikindi kiganiro kijyanye n'uburyo diyabete twayirinda, diyabete twayikumira, ndetse tuze kureba n'ibibazo bigendana na diyabete. Uzumva akenshi bakubwira ngo gabanya kurya amasukari menshi. Ese kandi tuzi neza ko isukari ari iduha imbaraga. Ese bizagenda bite nuva ku isukari? Uzaba wirinze diyabete
cyangwa uzaba uri kwisubiza inyuma. Rero ibyo byose tuzabibasobanurira mu kiganiro, umenye ngo ese ni ukubera iki ngomba gufata isukari iringaniye, ni ukubera iki ndarikirwa kurya neza nkarya isukari ariko nkarya isukari yo ku kigero gikwiriye mu rwego rwo kwirinda diyabete. Rero nk'uko mwabyumvise, icyari kigamijwe cyangwa ikiganiro cyacu cyari kigambiriye ni ukugira ngo twumve, dusobanukirwe ese diyabete, igisukari, tucyumva igisukari mu by'ukuri haba hajemo isukari. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara ya diyabete nk'uko mwabyumvise neza ni indwara igaragazwa n'uko isukari iba yabaye nyinshi mu maraso, ikagera ku gipimo kiri hejuru gitandukanye n'igipimo gisanzwe umuntu muzima akwiriye kuba afite. Ibi nk'uko twabonye neza ko bigendana n'uburyo urwagashya ruri gukora n'imikorere y'urwagashya mu gusohora ya misemburo ibiri twabonye, insuline ndetse na glucagon, bifasha mu migenzurire y'imikoreshereze y'isukari mu mubiri. Rero ubwo turabararikira gukurikirana ibindi biganiro bica no kuri DailyIf_Olivier kuri iyi ndwara ya diyabete, aho twongera kuza tuzaba tubasobanurira uburyo twakwirinda diyabete ndetse na complication cyangwa se ingaruka mbi ibasha kugira ku muntu uyifite ndetse n'ibibazo abasha guhura nabyo. Hanyuma ubwo murasabwa gukurikira kugira ngo ibyo bintu byirindwe. Ibaze kuba ufite isukari yakabaye igufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ariko bikaba byatuma bivuye mu mikoreshereze mibi yayo, lifestyle, bikaba byatuma uhura n'ibibazo by'uburwayi. Rero nahanjye nawe kugira ngo tube maso. Rero turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bica hano kuri DailyIf_Olivier, ndetse tubashishikariza gukora subscribe abatarayikora, kugira ngo ibi biganiro byose dutanga bijye bibageraho ku gihe, mubashe kugira byinshi mwunguka ku bijyanye n'uburyo twafata ubuzima bwacu neza, twakwitungira amagara mazima.